Haleluya, haleluya. Yesu Kristo ashimwe, ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Inshuti zanjye, bene data tubana mu bihe byiza byo gusenga, abo dusengana buri gitondo, abo dusengana mu itorero Irayono Mountain Church mu Rwanda, aho muherereye hose ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibaha umugisha uyu munsi. Tunejejwe n'Imana yaturinze muri iyi minsi yose itambutse, ikaba itugejeje none tukaba tuhageze turi bazima, dushima izina ry'Imana yacu. Nari ndi kuvugana nawe rero ngo uhereze Imana icyubahiro ku byo yakoze ndetse n'ibyo igambiriye gukora. Imana ishimwe aho yakunyujije, uburyo yagutabaye. Imana ihabwa icyubahiro. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Irayono Mountain Church mu Rwanda. Ndabifuriza ibihe byiza byo gusenga, ndabifuriza kwegera Imana, ndabifuriza umugisha uturuka mu kiganza cy'Imana. Uyu munsi ku wa gatanu dufite amasengesho adasanzwe, amateraniro adasanzwe, dufite ibihe byiza bidasanzwe. Unyemerere uze dufatanye kuva saa 11 kugeza saa 3. Ubu hari dusengera hariya ku muhanda w'amabuye Kacyiru mu kagari ka Kamutwa mu mudugudu wa Gasaro ku Munara. Uturutse ku Kinamba wanyura ku Bayehova, wanyura ku Kimicanga ukatambikira munsi ya ambasade ya Amerika, uraza ku gipangu cya 80. Uze dufatanye gusenga Imana. Ndaguhamiriza ko nuza muri aya materaniro y'uyu munsi ku mugoroba urafashwa. Dufite ibihe bidasanzwe, dufite ibihe tubohokeramo. uze dusenge. Yego tubana mu buryo bwa online, ariko byaba byiza uje tugafatanya gusenga Imana. Ku mugoroba rwose usoje akazi, ntugira ahandi hantu werekeza, umva ibyo kuvuga ngo urananiwe ndabizi, ariko ibyiza ni uko waza tugatangirira weekend mu nzu y'Imana. Inshuti zanjye, inshuti wowe unkunda, umuririmbyi yigeze aririmba yuzuye umwuka wera ngo nimba unkundira Imana. Nakwingingaga rero mu byubahiro byawe nkugomba, uze dufatanye gusenga Imana. Uyu mugoroba ni umugoroba udasanzwe. Ngwino kandi nawe urarike, ugire undi muntu urarika. Muze dusenga Imana. Imana ntivuguruzwa, irakora imirimo n'ibitangaza. Imana rero ibaha umugisha mwese, abari burarike, abari buze mu kanya saa 11 biraba bishyushye. Uze dusenga Imana. Ushaka no kuhagera wenda ufashe nk'umumotari cyangwa taxi voiture, wahamagara kuri iyi nimero yanjye iba kuri channel ya Irayono, hanyuma nkakurangira. Rero nakubwiraga ngo uze dufatanye kuba mu bihe byiza byo gusenga, ubohoke, Imana ikugire neza, Imana ivugurure amateka yawe, Imana yigaragaze mu izina rya Yesu. Rero nyemerera dusubire muri teme yacu igira iti Imana ntivuguruzwa. Imana ntivuguruzwa bene data. Imana ntawe uyirwanya, Imana ntawe uyigisha impaka, Imana ntawe uyiburanya, Imana ntivuguruzwa. Imana ibyo yavuze irabisohoza. Imana ntawayitambika kugira ngo umugambi wayo ku buzima bwawe udasohora, ahubwo uwahagurukira kwitambika umugambi w'Imana niwe wahagwa. Nagira ngo nkubwire ngo Imana ntivuguruzwa. Nyemerera dusome ijambo ry'Imana, igitabo cya mbere cy'Abami. Turasoma ibice 8, dusome umurongo wa 23. Dusome mu izina rya Yesu. Isengesho rya Salomo. Salomo ni umuhungu wa Dawidi. Ni isengesho yasenze ryiza cyane. Arasenga aravuga ati Uwiteka Mana ya Israheli, nta mana iriho hejuru mu ijuru cyangwa hasi mu isi ihwanye nawe. Imana nishimwe. Salomo atangiye avuga Imana neza, atangiye ayisingiza, atangiye ayishyira hejuru, atangiye ayiramya. Nibyo bigukwiriye. Wari ukwiye kwinjirana muri iyi weekend iri sengesho, ukayitangirana no kuramya Imana, no kuyishyira hejuru,
no kuyihimbaza, uzirikana ibyo yakoze, aho yagukuye n'aho ikugejeje. Arayivuze, avuze yuko nta yindi mana ihangwe nayo, yewe ntayo mu isi, mu ijuru, hasi ndetse no hejuru cyane, nta mana ihangwe nayo. Imana ishimwe. Aravuze ati kuko ukomeza gusohoreza abagaragu bawe amasezerano no kugirira ibambe abagendera imbere yawe n'umutima wose. Imana ishimwe. Nakubwiye ngo Imana ntivuguruzwa. Salomo avuze Imana uko iri, ayivuze rwose avuga ngo ukomeza gusohoreza amasezerano. Hari amasezerano Imana igenda isohoza, hari ayo yasohoje mu kwa mbere, mu kwa kabiri irayasohoza, iyasohoza mu kwa kane, n'uyu munsi mu kwezi kwa munani iri kuyasohoza. Rero Imana ntivuguruzwa, Imana ntawe uyitambika, Imana ntawe uyihinyuza, Imana ntawe wayirwanya ngo abishobore. Niyo mpamvu Salomo avuze neza Imana, yavuze ko hejuru ku ijuru, mu ijuru hejuru cyane, ndetse no hasi no ku isi, nta yindi mana ihangwe nayo. Arangije rero aravuze ngo kuko ukomeza gusohoreza amasezerano. Hari amasezerano Imana igenda igusohoreza umunsi ku munsi, ni bya bitangaza uhura nabyo, ni bya bisubizo uhura nabyo, ayo ni amasezerano y'Imana bari gusohora. Salomo arabivuze ati rwose usohoreza abagaragu bawe amasezerano, kandi ukomeza no kugirira ibambe abagendera imbere yawe. Imana ihorana imbabazi nyinshi ku bakijijwe, ku baretse ibyaha, ku bagendera imbere yayo bayitegeye amaboko, bayibwira ngo Mana nyongerera imbaraga mbashe kunesha icyaha, nyongerera imbaraga mbashe gukora ibishimwa n'amaso y'Uwiteka, nyongerera imbaraga, nyongerera imbaraga. Ngabo ngabo, abo ngabo Imana ishimwe, ngo Imana ibagirira ibambe ngo kuko bakomeza kugendera imbere y'Imana. Imana ishimwe. Ntabwo nzi wowe aho ugendera, umutima wawe urabikubwira neza, niwe umutima wawe niwe mushinja wawe, ngo kandi wakomeje ibyo wasezeranije umugaragu wawe data Dawidi, nk'uko wabivugishije akanwa kawe, none ubisohoresheje ukuboko kwawe. Amaboko y'Imana arakomeye, amaboko y'Imana ni magari cyane. Hari amasezerano ufite, ariko hari n'ayo Imana igiye gusohoresha amaboko yayo ikayasohoza n'uwera. Imana ishimwe cyane. Rero icyo usabwa ni ukwizera Imana. Hanyuma nuko rero none Uwiteka Mana ya Isiraheli, komeza ibyo wasezeranije umugaragu wawe data Dawidi, nk'uko wamubwiye uti ntuzabura umuntu wo kwicara ku ntebe y'ubwami bwa Isiraheli imbere yanjye, niba abana bawe bazitondera mu ngeso zabo nziza, bakagendera imbere yanjye nk'uko wagenderaga imbere yanjye. Nuko none Mana ya Isiraheli, ndakwinginze ijambo ryawe wabwiye umugaragu wawe data urihamye. Imana ishimwe. Dawidi, umuhungu wa Dawidi Salomo, asoje avuga ngo Mana, amasezerano, ibyo wavuze ukabibwira data Dawidi, yuko ku ntebe y'ubwami hatazabura uwuyicaraho wo mu bana ba Dawidi bazaba bitonze. Iyo ndahiro n'iryo sezerano ubihamye Mana. Rero nakubwiraga ngo Imana ntivuguruzwa. Murabizi ko Salomo yabaye umwami w'Abayisiraheli, murabizi uburyo ki yayoboranye ubwenge, murabizi ba bagore babiri bajya kuburana umwana, uwaryamiye umwana agashaka gutwara umugore bararanye we utaryamiye umwana, noneho wa wundi wapfushije umwana yamuryamiye aravuga ati uwo mwana tumucemo kabiri. Arabyemeza, ariko nyina w'umwana niwe umugirira imbabazi, aravuga ati mwami mumwihere. Nuko Salomo aca urubanza neza, aravuga ati nyina w'umwana niwe umufitiye imbabazi, nimumuhereze nyina. Ubwo ni ubwenge bwavuye ku Uwiteka.
rero nagira ngo nkubwire ngo ntivuguruzwa. Ibyo yavuganye na Dawidi yarabisohoje, Salomo aba umwami, nawe ibyo yavuganye nawe izabisohoza. Humura, shikama, kandi nkomeje kukwifuriza weekend nziza. Uyu munsi ndakwingize ugambirire kugira weekend yuzuremo gusenga no guca bugufi imbere y'Imana. Shalom, shalom.